nibaza igihe uzakorera mariage n'icyo wabasubiza. Ni umwaka utaha. Kuva umwaka utaha wambaze mu fiancé cyangwa nawe hari l'essentiel c'est que ari umwaka utaha. Ariko arahari. Mu buzima bwanjye niwe mukobwa nyine ni komitinzeho nyine nkavuga ni uyu nguyu eba wenda urugo ruzabe rwiza cyangwa rube rubi, ariko ngiye ndumva ko ari we byaturutse bitewe n'ukuntu bivuze. uyu bisesenguye ubona ninjye byaturutse. Iyo ukunda umuntu, iyo wamukundaga nyakumukunda akakwanga cyangwa mugatandukana, byanga bikunda depression ibaho. So nkubwira ngo ntibyambayeho, ubu ntago nawe naramukundaga nyine nabona mvuguruje ibyo nakubwiye mbere. Izo pressure umufasha mwiza ko muhabwa n'Imana tukaba tukimusengera. Izo pressure abantu badushyiraho n'ibiki cyo kibazo rwose umuntu uzongera ko kimbaza tuzajya duserera. Abagabo benshi bo bavuze ubukwe babumva amafaranga azabukora azabatunga n'umugore n'abana bazabyarana, gusa hari benshi bahita batekereza kugiye barushinze n'umugore bakurikiyeho umutungo gusa. Ibintu byo bituma rero hari abahitamo kudashaka mu rwego rwo kwirinda ko amafaranga yabo yabashiraho kubera urushako. Ibi rero bihindura isura iyo bigeze ku byamamare, dore ko usanga banatunze amafaranga menshi. Bamwe mu bagabo bakaba bafite n'amazina akomeye mu myidagaduro bagiye bagaragaza impamvu bahisemo kudashaka abagore, gusa bose bagahuriza ku mpamvu zirimo no kuba batizera igitsina gore. Gutekereza ko abagore rero babakurikiyeho ifaranga n'ubwamamare nta rukundo babafitiye. Benshi banga gukora ubukwe kuko nyine ubushobozi buba buri hafi ya ntabwo. Ariko se nyine bigenda bite ku byamamare tuba tunazi ko bitunze menshi ariko nyine ntibikore ubukwe cyangwa ngo bishake? Reka uyu munsi mu kiganiro cyacu cya none twinjire mu bubiko bw'inyandiko zacu, ubundi turebere hamwe ibyamamare 10 mu Rwanda byanze gushaka nyamara bitunze akayabo. Urutonde rwacu nta cyagendeweho ngo rukorwe uko rumeze. Icyakora ni uko buri muntu wese ururiho mu bushakashatsi twakoze twasanze arengeje imyaka 35 y'amavuko. Wakoze byinshi ibyo ndabizi, ariko mu byiza wakoze harimo no kuduhitamo. Hano uzumva byinshi utigeze wumva na rimwe, uzabona byinshi amaso yawe atigeze abona na rimwe. Gihundi mu busanzwe nitwa The Green. Ikaze rero mu bubiko bw'inyandiko nyinshi zibitse amateka nzakubwira. Ikaze kandi mu isi y'ibyamamare byanze gushaka. Mwanya wa 10 turahasanga umuhanzi King James. Ruhumuriza James niko yiswa akivuka. Abenshi bamuzi nk'umuhanzi mwiza kandi w'ibihe byose. Yatwaye ibikombe ndetse n'ibihembo yiyongeza ibindi. Ariko iyo bigeze ku ngingo yo gukora ubukwe byo cyangwa gushaka ubanza biba bitamureba. Ubwo Gerard Mbabazi wakoreraga Radio Rwanda yakoraga ikiganiro cyitwa Samedi Detente, yigeze kubaza Riderman ko yaba yarigeze kwandika mu ndirimbo azimiza ati bamwe baririmba urukundo kandi ntago bagira. Benshi rero bahise bashyira mu majwi Christopher na King James abahanga mu kuririmba indirimbo z'urukundo. Nyamara rero nubwo bose baziririmba, yaba King James na Christopher bakomeje kudakozwa ibyo gushaka. King James akaba yaranakunze gutangaza ko nta mukunzi ashaka. King James rero yakunzwe no kuvugwa cyane mu rukundo n'ibyamamare nka Mutesi Jolly ndetse yewe na Knowless, ariko byose bikaza kugaragara ko bitari ukuri. Inkuru y'urukundo rwa Knowless na King James yo iratangaje rwose. Ubwo bari muri Guma Guma bivugwa ko bamwe mu banzi babonaga King James nk'umuntu utikoza abakobwa, maze bohereza Knowless ngamwikundisha, maze birangira King James aguye mu rukundo. Knowless rero amaze kubona ko ibintu bibaye seriye yahise abivamo. Ibi bikaba binavugwa ko ari naho havuye igitekerezo cy'indirimbo ya King James yakunzwe cyane yiswe Ese warikiniraga. Kugeza ubu rero King James akaba nta mugore agira, nyamara afite n'amafaranga menshi. Ku mwanya wa 9 turasanga uwitwa Papa Sava. Niteka Gratien umwe mu bakinnyi ba filime bakunzwe cyane hano mu Rwanda ndetse no kubumva ikinyarwanda bose. Ibyo kutaza n'umugore byo byibazweho na benshi kubera imyaka ye. Rimwe na rimwe rero yigeze gutangaza ko yigeze kubeshyerwa gufata ku ngufu, ibyo benshi bashingiraho bavuga ko byamuteye ihungabana, bityo kongera kwizera abagore bikaba biri kure nk'ukwezi. Wa muganga urashinjwa gufata umukobwa ku ngufu, n'uwahohoteye ukamusoma guru ukamwisomesha, umusesekamo ibintu byawe atabigusabye, ubari muri koma, ibimenyetso biragaragaza ko atwite. Papa Sava we akunda kuvuga ko igihe cyo gushaka kitari cyagera kandi n'ikigero ubukwe buzaba rwose. Ku
Umwanya wa 8 turasanga umunyamakuru ukorera Radio Rwanda witwa Ndayishimiye Rigani. Ndayishimiye Rigani cyangwa Rugaju Rigani ni umwe mu banyamakuru b'imikino bakunzwe kandi bagezweho mu Rwanda mu itangazamakuru ry'imikino. Uyu musore wigeze kuvuga ko nyuma y'akazi nyine nawe nk'abandi basore bose ajya gutereta, benshi bibaza impamvu adashaka kandi anakundwa n'igitsina gore. Riga kubera icyo uri kurancavuza wanyemera ukanyemera jewe nawe tugatunganirwa tukabyara abana beza u Rwanda rukadushigikira. Bamwe mu bakobwa rero byabanze mu nda batangira kuvuga ko yaba yarabateye inda akabihakana. Bivugwa ko uyu musore afite amafaranga menshi, bityo benshi bakaba banibaza impamvu adakora ubukwe cyangwa se ngo ashake kandi nyine ubushobozi bitaba ikibazo. Umwanya wa 7 turasanga umunyamakuru nanone w'imikino witwa Kazungu Kireva. Benshi bo babonye uyu munyamakuru bakareba imyaka amaze kugira batekereza ko uyu musore na kumusaza Kazungu Kireva ashobora kuba afite n'abana, gusa siko biri rwose. Uyu munyamakuru wamenyekanye ubwo yakoreraga amaradiyo nka Contact FM, Radio DC, Fine FM na SK FM. Yavuze ko umugore mwiza atangwa n'Imana kandi Imana ikaba itari yamumuha. Ntiyita ku gitutu cy'abamwita umusaza kuko ngo nyine imyaka nta kivuze kandi nta gihe cyashyizweho, nta n'itariki yashyizweho ntarengwa ngo abe yamaze gushaka. Umwanya wa 6 turasanga Ruki Kimomo. Uwizeyimana Mark uzwi cyane nka Ruki Kimomo n'umwe mu basore bakunzwe cyane mu gusobanura filime no gukora ibyegeranyo byibanda kuri politike kuri chaîne ya YouTube izwi nka Ruki Entertainment. Uyu rero nawe akaba ari umwe mu banze gukora ubukwe cyangwa se gushaka, akanabishimangira avuga ko muri genge nta gikwe nk'uko yakunze kubivuga. Hari amakuru avuga ko umubyeyi yapfuye n'umuraperi Papa Cyangwe harimo kuba yarakoze ubukwe. Ubwo indirimbo yitwa Bambe ya Papa Cyangwe yahuriyemo na Soshomore yari igiye gusohoka, nibwo hagiye hanze amashusho agaragaza Ruki Kimomo wari warashimangiye ko nta gikwe noneho yakoze ubukwe, benshi batangira kumwibazaho. Uyu musore rero uri mu bakunzwe cyane banatunze amafaranga menshi, bakomeza kwibaza impamvu yanze gushaka inyamara akundwa n'abakobwa benshi. Umwanya wa 5 turasanga uwitwa Irunga Ronje. Irunga Ronje uzwi cyane muri sinema nyarwanda nka Tukuwote, ni umwe mu byamamare byanze gushaka. Wenda ushobora kubona afite uruhara n'imvi zarabaye uruyenzi ukibwira ko wenda yaba afite umugore ndetse n'abana barenze umwe, gusa waba wibeshye cyane rwose. Mu mwaka wa 2021 nibwo yavuze ko yari afite gahunda yo gukora ubukwe kandi nyine bukanabera mu birwa bya Seychelles, gusa bwaje gupfa kuko nyine icyo yari kujya gukora muri Seychelles byarangiye kitabaye, bityo akavuga ko atari kujya kuba muri Seychelles kandi ntacyo agiye gukorayo. Nyuma yaho nibwo yanavuze ko azakora ubukwe mu ntangiriro za 2026. Kugeza ubu bikaba nta kimenyetso na kimwe cyari kirajya hanze kigaragaza ko azakora ubukwe, kugeza ubwo yatereraga ivi umukunzi we, ibigaragaza ko n'ubukwe bushobora kuba buri vuba. Bibaza igihe uzakorera mariage n'icyo wabasubiza. Ni umwaka utaha. Kuva umwaka utaha wambaza ngo fiançailles cyangwa nawe hari l'essentiel c'est que ari umwaka utaha. Ariko arahari. Abavuga ko wakererewe ubasubiza iki? Ntabwo nakererewe. Nakererewe se par rapport yanjye. Ukereza abana ku ishuri? No. Nakererewe par rapport yanjye. Uyu mugabo rero impamvu yibazwaho na benshi nuko kuri ubu amaze kugira imyaka 53 yose. Umwanya wa 4 turasanga umunyamakuru wakunzwe cyane uniberaho gifilozofe witwa Alphonse Muhire Munana. Alphonse Muhire Munana niko yitwa. Usibye kuba atari yashaka kandi akaba niberaho gifilozofe, bavuga ko ibyo gutera ivi atabikozwa ngo kuko byaba bisa no kuramya umuntu kandi atari Imana. Uyu ni wa mugabo rero mwakunze cyane mu biganiro birimo ibirari by'ubutegetsi ndetse n'inzira y'ibihe yakoreraga kuri Radio Rwanda, nubwo kuri ubu yahavuye akayoboka inzira ya YouTube. Inshuti ze za hafi nka Ismail Mpanafunzi ndetse na Gentil Gideon Ntirenganya zo zamaze gushaka, ibikomeza gushyira igitutu gikomeye kuri Alphonse Muhire Munana. Abafana be bati n'ubundi uri umuhanga mu gukora ibyegeranyo byibanda kuri politike, uzanadukorera icyegeranyo kivuga impamvu nyamukuru ituma udashaka. Umwanya wa 3 turasanga umunyamakuru nanone w'imikino ukorera Radio Rwanda witwa Nkurunziza Emmanuel uzwi cyane nka Ruvuyanga. Nkurunziza Emmanuel uzwi cyane nka Ruvuyanga nawe ni umwe mu babajwe n'urukundo. Mu buzima bwanjye niwe mukobwa nyine ni komitinzeho nyine nkavuga ni uyu nguyu wenda urugo ruzabe rwiza cyangwa rube rubi, ariko ngiye ndumva wari we byaturutse bitewe n'ukuntu bivuze. uyu bisesenguye ubona n'ibyo byaturutse. Iyo ukunda umuntu, iyo wamukundaga nyakumukunda akakwanga cyangwa mugatandukana, byanga bikunda depression ibaho. So nkubwira ngo ntibyambayeho,
ubu ntabwo nawe naramukundaga nyine nabona mvuguruje ibyo nakubwiye. Uyu musore ukorera RBA yigeze gutangaza ko umukobwa wenyine yumvaga bari kuzabana byarangiye batandukanye banapfuye ikintu we yita ko kitari gikomeye ku buryo bari kugera ku rwego rwo gutandukana. Ubwo yari kuri Yago TV show yavuze ko yarwaye depression kubera uwo mukobwa, bityo bamwe rero bakaba banabishingira bavuga ko ariyo mpamvu adashaka nyamara atabuze ubushobozi. Mwanya wa kabiri turahasanga umunyamakuru nanone ukunzwe cyane rwose hano mu Rwanda w'imikino witwa Rugangura Axel. Umunyamakuru ukunzwe cyane kandi unafatwa nka nimero ya mbere hano mu Rwanda mu kogeza imipira, nawe yibazwaho na benshi bibaza impamvu adashaka kandi imyaka amaze kugira myinshi. Uyu musore wifitiye umukobwa we w'imfura benshi bavuga ko ariyo mpamvu ishobora kuba imutera kumva ko ibyo gushaka bitamureba. Mu by'ukuri nuhura na Axel ugashaka gushwana nawe uzamubaza impamvu adashaka, wenda nawe azagusubiza nk'uko yasubije Ruvuyanga ubwo bari mu kiganiro urubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda. Ubundi ibintu bihambaye bidasanzwe birimo n'ibiki izo pressure umufasha mwiza ko muhabwa n'Imana tukaba tukimusengera, izo pressure abantu badushyiraho n'ibiki cyo kibazo rwose umuntu uzongera kukimbaza tuzajya duserera ubu bintu byose bishishikaje abantu bitanje abantu ishinga ibiciro birazamuka, Ukraine intambara yarateye, peteroli na essence ni ibibazo ibintu ifaranga mwabonye karesi depression ihungabana rigisha abantu ubu ibyo ni ibintu abantu bashaka kunsembura bamba bari cyane Sinzongera ngewe ndidekaraye sinzongera kubikubaza. Umwanya wa mbere turahasanga umunyamakuru nanone ukunzwe cyane kuri YouTube witwa Murindahabirene cyangwa Irene nk'uko benshi bamwita. Niba umaze iminsi rero ukoresha imbuga nkoranyambaga nta kabuza nawe iyi video warayibonye. Vestine baramushatse ndihangana. Umwana rwose urera umwana wawe, umwana mutoya ufite imyaka uziye kumurusha nka senkani Vestine. Abaragenda avuga ntaribi. Ubu nyine niko Imana yabipanze buriya n'igeno ry'umuntu yagiye ntaribi. Ariko ndavuga Dorcas we ntago yantanga. Ntacyo waba uri kumarira hano, ntacyo waba umariye, nta n'ikintu twatumariranye ngewe nawe waba uri gutuma ngumirwa kandi abakobwa basaza vuba. Ndavuga ntaribi reka ntegereze. Uretse gato. Ni wowe uri kunsajisha. Haba haje ibiryo urya se niyo boss koko agutange gushaka umugore Yesu Kristo. Umwana ungana kuriya mutoya, abana wareze bose baragibwa na Dorcas ni vuba. Bansigaro nicaye hano ngenza nibaraguza. Wumva nasone ufite? Erega ndakubona n'ikote wanigirije na Bruce Melody afite umugore. Wowe uri aho ngaho uri nyuma y'abantu, wowe n'ingano yawe n'ukuntu ngana inyuma y'umwana wareze wowe. Kiri cyasaza. N'urutwe rwose n'ikote mu bukwe bw'abandi. Yewe shashe moniyo. Urarwaye? Ndwaye iki? Binyo kuvuga uri kubyumva? Ndi kubyumva. Ibi ni ibikira. Uso bari no kuguseka abantu, nkwe cya kigabo gikuriye. Akose ibi ni ibiki Kristo Mana yagera n'ubu umukobwa wamunyize. Urarwaye? Ntago ndi muzima. Aishana yagize ati wenda ntuzashake ngewe, ariko se niba Vestine wirereye waramushyingiye niyo Bosco bikagenda uko wowe wabuze iki? Irene rero n'umwe mu banyamakuru bakorera kuri YouTube kandi banakunzwe cyane, ibi namushyira mu banyamakuru batunze menshi. Benshi rero bakaba bibaza impamvu adashaka nyamara ikibazo cy'ubushobozi kitari mu byo yakwitwaza. Twagiye rero ngo tubashimire cyangwa ngo tubanenge, na cyane ko Bibiliya ivuga ko gushaka umugore ari byiza ariko kutamushaka bikaba akarusho. Nta tariki nta n'umwaka byagenwe ko ari cyo gihe umuntu agomba kutarenza atari yashaka. Bivuze ko byose ari ubuzima bwabo, bityo nta wakabaye abaseka cyangwa se babashimire ngo nuko batari bashaka. Abahanga bo bati n'undi umugore mwiza umuhabwa n'Imana ntabwo umuhabwa na pressure, kandi ngo ntawishwe no kuba single, ariko hari benshi tuzi bishwe n'urushako rubi. Nuko nsoje rero nkunda uburyo mukomeza kudushyigikira mu biganiro byacu. Icyo nzi neza nuko utazigira wicuza kuba warakoze subscribe hano.